Twongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Mwari muri aho, turabakunda kandi turabifuriza ibyiza, bityo rero namwe mujye mutwifuriza ibyiza kuko nibyo twahawe. Rero abakomeye bo mu ijuru rya mbere bakuriwe na Data wa twese, abakomeye bo hasi bakuriwe na marayika murinzi, ndetse n'abazima bose b'ukuri. Ndi umwana wanyu, mbasabye imbabazi rwose pe, mwampaye kugira ngo ntangaze imizi y'uwo twari gutora ku itariki 15. Nabuze uburyo mbura uburyo rwose nyisohora, ariko nubwo ngiye kugisohora imitagihe nta kibazo rwose, mubimbabarireho, biba byatewe n'ibyivanze kuri ubu butaka bwacu. Ubwo rero nabwo reka nyisohore, kandi nkomeje kubashimira pe kuba mugenda mugaragaza imizi, ni ikintu cyiza. Dutangire. Data wa twese ati amahirwe, ati amahitamo meza, ati amahitamo meza. Arongera ati uwanze ni uwande, ati kandi uwemeye ni uwanjye. Rero data w'intebe nzima y'ijuru ati abe mubemeye, ube mubemeye, ntutuze mu gituza, ntutuze mu gituza, ntuzabe mubanze, ntuzabe mubanze, ndimo kubaza ni abandi, ndimo kubaza ngo ni abandi ko mbabona ku butaka bwanjye, ndimo kubaza ngo ni abandi kandi ndimo kubabona ku butaka bwanjye. Rero burya ibyacu byose biba ari ubwiru. Ngira ngo mu gihe cyahise twasobanuye umurage yahawe na se. Ngira ngo abawumvise mwumvise ubwiru bwari burimo. Rero noneho kuri uyu munsi w'amatora ye, ijuru rya Data wa twese n'umwamikazi w'ukwezi bombi bagiye kubahishurira ubwiru
bukubiye mu mazina yiswe na se umubyara, kandi mujye mubyubaha, kuko kubyubaha ni ingenzi. Rero nubyubaha bizagusama ntuzagwa mu manga. Ntuzagwa mu manga abahigi bari bashaka guhitana kagashashi umuto na se bakijije kakarenga cya kigohi cy'abahigi. Rero ise twaramwakiriye, ari mu bwami bw'abazimu, ari mu bwami bw'abadasaza. Mwebwe abino biswe abantu mwita abazima. Rero ijuru rya data wo mu ijuru, ijuru rya data wo mu ijuru niryo riri mu matora. Ijuru rya data wo mu ijuru niryo riri mu matora. Mubona mwirukanka ngo muramamaza n'ibiki, imbaraga y'ijuru burya iba yamanutse, iya data wa twese. Y'uyu mwana watoranyijwe na se, mubo bavukana. Yatoranyijwe na se mubo bavukana. Rero akiri muto anamwita n'amazina agendanye n'ibihe u Rwanda rwari rurimo. Icyo gihe rero yamwise Kagame Paul. Hari n'ahashize igihe, hanyuma hashize igihe ingoma Kalinga, hari hashize igihe ingoma Kalinga itwikiwe ku rucunshu. Mujye mwihanganira imisomere yanjye. Hari hashize igihe gito ingoma Kalinga itwikiwe ku rucunshu, ari nabwo Musinga yimanaga ubwiru bw'ingoma, yimanaga ingoma y'igiti. Yimanaga ingoma y'igiti. yasimbuye Kalinga. Icyo gihe abera bamusabye ubwiru bw'u Rwanda, yanga kubutanga. Bahera ko bamucira imoba muri Kongo. aza gutangira ku ibuye riherereye ahiswe Katanga.
rero abo yasize akanabasigira ibyo yari atunze byose biswe abasigi, aribo bavuyemo M23. Noneho umuhungu we afata u Rwanda abazima arutura umwami Kristo atarazi ngo avuye he. Aravuga ati u Rwanda ndarumanitse, uzarumanura azaba ari umuhanga. Rero ayo mahano yose niyo uyu mwana wacu yavukiyemo anabyariramo uyu muziranenge mwakunze muri benshi. Rero amazina yiswe na se yaragendanye n'igihe u Rwanda rwari ruri mu kaga, maze sekuru ubyara se abonekerwa mu nzozi na data wa twese ati umuto umwite urutavugwa, kuko yibaniraga n'abazima. Umwite urutavugwa kuko yibaniraga n'abazima. B'ingoma bati noneho abazima b'ingoma bati wimwita urutavugwa kuko abaha bazakubaza ubusobanuro kandi utabwemerewe. Rero zimiza umwite orutagamba, kuko hari nyirabyo uzabusobanura mu gihe uzaba utakiriho. Ati orutagamba. Rero nawe bucura bwe yamubyariye mu Rwanda, yamubyariye mu Rwanda rukiri muri ka kaga, gasatira guhunga iwabo, akazerekeza mu bazima b'ingoma twanze, ari nabo bahaye
bahaye sumubyara izina. Rero nawe kuko yarabyariye bucura bwe mu kaga gasatira guhunga iwabo yerekeza mu bahaye se izina yamwise ari ryo ryiswe Orutagambwa. Ariko mu mizi ya data wa twese yari yamwise Urutavugwa. Ibi byose mba mvuga biba biri mu mizi y'u Rwanda mwe mutazi, rw'abazima rw'ibizima, Urutavugwa kuko mutaruzi. Noneho bucura bwe amwita Kagampa ubuhungiro. Noneho kane kamujyana muri gatanu. Noneho kane kamujyana muri gatanu. Mba mvuga ururi. Uyu mwana, uyu muto atubwira ko yahunze afite imyaka 4. Mu biharwe bya Mbarara, ubwo ni muri gatanu, ari byo byaje kugarura intare enye n'umujyi wa Kigali. Ngira ngo mbasobanureho gake. Kane kamujyana muri gatanu kibiharwe, ari byo intara enye n'umujyi wa Kigali, ariyo myaka 4 yavuze yari afite icyo gihe. U Rwanda ruri mu kaga. Iyo bavuga ngo u Rwanda ruri mu kaga, burya baba bavuga ikigande. Mu kaga ni 6. Urumva? None ubu dutora manda y'imyaka mushanju. Mu matora ya mbere n'aya kabiri twatoraga imyaka 7 ikuraho mu kaga. U Rwanda rwari ruri muri kaga. Noneho biba ngombwa yuko amatora ya mbere n'aya kabiri biba mushanju, bigakuraho mu kaga. Ariko ku butaka bwa gatanu, niyo mpamvu iyi manda bashyizeho imyaka 5 isimbura 7. Ubwo twongeye gusubira ku kiganza, twabonye iriya zimaze kuzura. Kandi n'uwo dutora yahunze afite imyaka 4. None ijuru ryamuhaye abana 4, kandi rigomba no kubarinda nk'uko ryarinze ababyeyi babo. Rero ngarutse hejuru gato, bahungiye ku butaka bw'ibiharwe bya Kaguta, mu biharwe bya Kaguta. Rero nabyo ni ubwiru. Hari uwasabye ati Kagampa inzira
y'ubuhungiro. Rero hari uwamwakiriye ati, Kagata, uyu muziranenge, kuko nitwe twahaye se umubyara izina. Rero aje iwabo arisanga, no mu gihe kiri imbere azakorana n'uwo nabyaye. Niyo mpamvu Kagame na Museveni bameze nk'abavandimwe, kuko bose ababyeyi babo babaciriye inzira. Niyo mpamvu Muhoozi Kainerugaba, babyita Muhoozi ariko ni Muhoozi Kainerugaba, iyaje amwita anko we. N'ubwiru bati afite utanga. Rero mwese mwahabaye inka mwahatungiye. Ninde wagiye kugura inka ngo yorore? Mwaziboneraga mu bitaramo ahantu hose, ni ukuvuga ngo zari z'abazima. Nta wagiye mu gikomero ngo ajye kugura inka. Rero Girinka Munyarwanda, Girinka Munyarwanda n'uwitarageraho izamugeraho. Rero izina ry'idini yiswe na se ni Paul. Ni Paul rigendanye n'igipfunsi mujya gutora, n'igipfunsi cya politike. Rero n'ururi byiswe ngo Paul Tike. Rero kumutora ubutoye itike yo kwivuza, y'urugendo rw'imbere mu gihugu ndetse n'inyuma y'igihugu, itike yo kuryama mu mahoro ya cya kiganza. Rero muzamutore ku bwinshi, kuko munumvise urugendo rwe rw'ubuzima, aho yaciye ari kumwe n'ijuru. Rero burya ugira amahirwe n'uw'ijuru rizahishurira ibye, kuko riguhishurira kuko rigukunze. Rero ijuru ribifurije amahitamo meza. Kuri uyu wa 15 twavuze icyo uvuze mu biganiro byahise. Rero ndabashimiye, Nyagasani ajya akomeza abane namwe. Nari nabihawe n'ijuru, mbihabwa n'ubwami,
mwumvishe ko natangiye nsaba imbabazi, ntabwo byankundiye, nabuze amafaranga bisohora ndetse mbura n'umwanya rwose. Icyo ijuru ryari ryateganyije ni uko cyaciyemo amahoro, byaciyemo amahoro. Rero munakomerezeho, si ugutora gusa, ni no gushyigikira ibyo mwatoye. Rero ijuru ribifurije amahoro, ribifurije kuguma mu mitima yanyu harimo ikiganza. Mu gipfunsi ngira ngo muzi yuko yasohotsemo, hari igihe yigeze kuvuga ati njye ndi nk'amavuta. Ikiganza twari tutarakibona, njye ndi nk'amavuta. Ati ubwo ni nubwo yavugaga ati abamfumbatiza ntibyakunda, njye ndi nk'amavuta, iyo umfumbatije ncaha nkasohoka. Ubwo mu gipfunsi yasohotsemo, niyo mpamvu batweretse ikiganza kigaragaza yuko atakiri mu gipfunsi. Rero kiriya kiganza ni icy'ijuru rya mbere rya Data wa twese, mukomeze mucyubahe. Ni icy'amahoro y'ijuru cyoherejwe ku isi, nicyo cyabaye intare nke mu mujyi wa Kigali. Turabashimiye.